boyfriend wanjye ari kumwe n'undi mukobwa babiri nyine bari muri icyo gikorwa byakubayeho. yego iyo shusho iri kumbangamira ngura beti cover ntago ari imwe nabagiriye mwa bantu nuko iyo shusho nashaka ikomeza kungaruka mu maso umwanya muremure nawe ntago yahise mbona kuko narinjiye like umutwaro uri hariya ninjira nk'ahantu we ntago yahise mbona nyine ahita abona imbaraga zisakuza abona imbaraga zimwikura hejuru nyine ahita amera nk'umuntu nawe ugiye ufashwe nka paralisi njye nafashwe rimwe mbega ishusho ubu nabibonaga muri filime z'abatanzaniya binjira baturutse mu maguru ngo umutwaro uri hariya amaguru ari hariya. Umuntu rero ushaka kuza muri Nyakisobaburika nkurangire neza inzira ikugezayo utayobye kuvuga ngo murabona uyu muhanda muri kubona ni umuhanda uturuka i Nyamirambo uri kugana mu Miduri n'Ikorosi ugahituza ukagera mu cyapa baguhagarika mu cyapa uhita ubona icyapa cya Nyakisobaburika iki kimagazeho ngira ngo muri kubibona ni iki ngiki na nimero zacu ziba ziriho urabanza ukabona icyapa kikwereka ko ari ugukomeza ruguru ugakomeza gutya. Impamvu ndi kubabereka hari igihe uza ugasanga hano muri parking aparitsemo imodoka utwapa tugenda tukuyobora ugize ureba utwapa ubundi n'aka ngako ni ukuvuga ngo uhita ukabona kakubwira ko ari ugukomeza uvuga ngo uhita uza ku ma esikariye wazigera kuri ayo ma esikariye noneho ugahita ugera nyirizina muri Soha ngira ngo twapa mwabibonye ko twabagejeje ahantu hanya. Ushaka delivery waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 0799 ntakubeshye Nyamba afite ibintu byinshi byamukomerekeje uzi gufatira umukunzi wawe mu gikorwa nk'icyo red handed ukinjira babyita red handed yarangiza akagaruka yiriza ngo natereye umuntu ngo ivi ngo aranyanga titi ndano nkubwira icyo yakujijije tubwize ukuri ni Titi Nyamba yavugaga aya Nyamba avuze ko yari umuboyfriend we yafashe ntago ari Titi ya kandi ataramutangaje ngaho nibere ahubwo ngiye ndaza kuza kwibaza abantu barimo baraza bagahuza ibintu zanano hari n'indi video hari video nyinshi zigiye zitandukanye Titi Brown yigeze kuvuga ko ngo yigeze gufatwa n'umukobwa bakundanaga amufata ngo ari mu gikorwa. Urumva na magambo nyine ahurira ku kintu kimwe sibyo na magambo agera gute ahura ku kintu kimwe bisobanura iki bisobanura ko aya makuru ngo haye nayimba nafashwe rimwe abyumvise n'umwe mbabwire mbega ishusho ubu nabibonaga muri filime z'abatanzaniya nuko ngo nari mfite girlfriend ni kera ariko Santo 19 kera hano atujijije ngo tutamenye uwo ari we nari nzi ko yagiye nyine yaragiye gukora ngo kati urumva yambwa amakati of course naho yigaga hari awiga noneho hari umubebi bigaga kuri icyo ku kigo kimwe aho nyene ansaho arambwira ngo ndi muri quartier z'Iwanyuke nayi passport ndamubwira ati naribi bebe yarishiti y'umushuti wawe oya bigaga boro hamwe baba sinzi biboro ngo babagamo bahuriramo nyine ni uramenye kubera girlfriend wawe oya bo bashiti bisanzwe twari inshuti byandi buri inshuti n'umuntu bisanzwe ku ruhande ndana kugira byo kugira abakobwa benshi noneho ikintu cyase kiba cyarindi by'aba best ibintu by'u best birayembyemo icyo gihe nyine cya kera nyine turaza no kubigeraho ngewe sibyo ngewe ubundi nkunda inzobe nkunda abantu mukawera abayishire na besto ni inzobe ase besto mwaje kumwe areka komereza aho ngakomereza buri ariko rero uyu mukobwa kajampinga mane simbuka mane hano twe kujya kuri cyo twagomba kumva twacyumvisha twumvishe ko ngo umukobwa yamufashe arabyivugiye umukobwa bakundanaga yamucakiriye hehe mu gikorwa Nyambo nawe twumva hari kurira avuga ati na n'ubu biracyambangamira mu mashusho kandi amashusho n'uyu nawe yagarutseho ati iryo shusho nanjye rijya rimbangamira umve ngo bahurije ku kintu kimwe. Yego ndagira ngo rero nkubwire ejo bundi ni ikiganiro cyateye agahinda abantu benshi abantu benshi bababajwe no kumva inkuru y'ukuntu Titi yagerageje kuba yaterera umukobwa ivi ngo amwambike impeta umukobwa akamuhakanira nyuma yaho yagiye mu rukundo akamushyira mu rukundo
asohotse ubwo yari afunguwe mbese agatanya kumwumva mu rukundo ariko yajya kumutera ivi akamuhakanira. Wowe ntabwo wababajwe n'ukuntu uyu musore yababaye mu rukundo? Ntabwo jyewe nababajwe nabyo, ahubwo bajya bavuga ngo uwishe ntaririrwa. Uyu Titi reka tumubwize ukuri, usibye kwitera depression no kwirwaza indwara y'umutima, koko Titi wabonaga kiriya kizungereze wagitunga gute muri Kigali? Titi ni umusitari cyane. Ubusitari babushyira ku meza bakaburya? Oya ndakubajije, ubusitari wabubwira ngo mada ngo fata ubu busitari ngo ubuteke ngo nibwo turarira nijoro? Afite izina rya Mutunga ariko. Titi yagombaga kuva akiva muri gereza, ntabwo kujya hita ajya mu nkundo n'abakobwa b'ibizungerezi b'i Kigali ari byo byihutirwaga, kuko buri umuntu yavuye gereza sometimes hari abantu baba bataraniyakiriye, na cyane ko twagiye tubona inkuru zimukorwaho, urumva ko ngo atigize yiyakira, ko yagize agahinda gakabije. Izi nkuru twarazibonye titafunze. Rero nk'umuntu wari ufunguwe kandi yaragize ako kabazo, yaragize ibintu by'agahinda, muntu uza kubera iki? Kubera aho yaravuye. Ntago ikihutirwaga ari ukugira gute? Ari uguhita ajya mu nkundo. Ikihutirwa ko ari ukubanza gatuza, akabanza guhumeka umwuka wo hanze ahantu aje, akabona gutekereza neza ibyo agiyemo. Nayo ubundi hariya Nyambo yamufashe ku ngufu, yaramufatiranye amucakira kiva mu ntuza, amufata ku ngufu, nguko nabo barafatiyeho kigurumana. Ni nayo mpamvu we yise uriya mubano we na Nyambo urukundo rwanyarwo rwanabaganisha ku mugabo n'umugore. Nyamara Nyambo ku kigaragara, Nyambo yari ari kwikirega, Nyambo n'umukinnyi wa filime, yari ari kwikinira filime kandi no guhita amucakira kuri akamufatira na vagereza, ashaka kumuza kwagura izina rye, kuko buriya Nyambo kiriya kintu cyo gukundana na Titi hari ikintu cyongere ku izina rye. Urabihakana se? Uko ngo Nyambo yafashe ku ngufu Titi? Yafashe ku ngufu Titi kuko ntabwo kuhita amufatirana kiva gereza ariko yari amukunze, kuko mbere Titi atarajya gereza Nyambo yari ahari. Tuvuze yuko yenda Nyambo ntiyari ahari nibwo akira kibona Titi, nibwo yari akinamumenya, mbere ko batari barihuje bakihuza ari uko Titi avuye gereza, uko Titi buriya gereza yubakiye izina Titi, urabyibuka? Yubakiye izina Titi? Yubakiye izina Titi cyane, ntabwo izina Titi yari afite atarafungwa ariryo yavanye gereza. Abantu benshi bamenye Titi kubera gufungwa. Ni izina ryiza? Oya, ntabwo navuga ko ari izina ryiza, yamwubakiye izina tumye hari abantu bamumenye. Yamwubakiye izina kubera ko hari inkuru zamukozweho kubera uko gufungwa. Izo nkuru zamukozweho zatumye aba umusitari kurusha. Mbere rero atarafungwa ntabwo yari umusitari Titi. Rero Nyambo nk'umwana uzi guhiga, uzi kubyaza amahirwe umusaruro, yese avuga ati ubu busitari bwa Titi ngomba gucanaho akabiriti ugakongeza ku izina ryanjye, sibyo? Hari icyo iriya relationship cyangwa se uriya mubano wa Titi na Nyambo byagize gute? Byongereye kuri Nyambo. Ariko ntararengana, ariko munyihangane natangiye ntababwira utuntu n'utundi. Ariko bade muzi ko ducuruza. Nari nibagiwe. Wari wibagiwe? Nari nibagiwe ariko gucuruza. Mbanze suzura umuntu uri Norvège uraho. Umuntu uri Norvège? Norvège uraho. Wifubitse n'abandi bari hirya no hino, Canada, Amerika. Ni ibanga kucyaro Norvège wereye? Norvège muri no Miss ndakunda cyane. Titi uri muri Norvège? Oya. Naize ngo Titi yagiye muri kwibera Norvège. Oya. Kungutseyo mu besto. Abantu muri Amerika, Canada, abantu muri Norvège turabasuhuje. Turabasuhuje mugira amahoro. Yego. N'abari Burundi, n'abari Uganda, n'abari Tanzania, n'abari Kigali, mwese muri abantu bacu. Umunsi nabonye hari abantu mwinshi mwanyandikiye ngo ko ntahari. Naje Norvège abaye bukonje bwinshi. Nacyo gihugu ngo burakibamo nije. Urango Norvège ni igihugu kibamo nabyita gute? Kibamo life standard yaho ni nziza, imbaruko nabivuga. Life standard yaho ni nziza kuko umuntu abaturage baho nyine ntabwo wapfa kubonamo difference cyane mu buryo mu buzima bw'imibereho, kuko na leta habamo na support ya leta. Anyway, reka mbibutse yuko tubafite product zibafasha gukemura ibibazo by'uruhu, ukagenda ugasa neza, ukagira utagira ibiheri, utagira amabara, utagira ibintu by'imikoki, uruhu rufata fresheri n'amavuta ukajya ugiragaho akabana shanga nta minkanyari ntaki.
hanyuma rero abadamu muzi ko mugira ikibazo cy'amavangingo namwe tubafite product zabafasha kugira ibibazo gukemura ibyo bibazo ukagira amavangingo ukagira ubushake ugakemura n'ibibazo by'ama infection ndetse ukongera n'ubushake mu gihe cyo gutera akabariro. Abagabo namwe muzi ko mukoresha igihe gito mu gihe cyo gutera akabariro cyangwa se mugacika intege, tubafite product zabafasha kongera igihe mu gihe cyo gutera akabariro cyangwa se kudacika intege, ndetse n'abantu mwagize ibibazo byo kwikinisha mwatubona kuri 0788359691. Hari product iri hano nibagiye kubereka. Abantu mushaka gukuza imisatsi ikagenda ikagera iyo ngiyo, ngo imisatsi ngo igera ku kibuno, niko abakobwa twajyaga tuvuga ngo imisatsi ngo igera ku kibuno ngo niyo yadanje, naho abakobwa bakuye ukazuminga biremewe biremewe, ni naho abakobwa bakuye kariya kantu ko gusuka ibisuko bikagenda bikagera iyo umuntu akagenda bikandagira ariko zuminga cyane kuriya birahagije ari ishusho y'umukobwa, ari ishusho y'umukobwa nkuko mubibona. Nanze ko uwo mukobwa bamureba oya ntabwo agaragara, afashe mu mutwe gutya nyine yerekana umusatsi we. Hano uyu ufite umusatsi w'amakara, yego iyo ufite umusatsi wakunaniye waratangiye gucikagurika, waratangiye kuzana uruhara kubera ko umusatsi ugenda wivukuraho. Ziboneka hose cyangwa niwo yihariye gusa? Nje gusa birazwi ko bari giye ugira izo product igenyine. Ubwo ni nimero niyo ngiyo ni 0788359691 cyangwa se ukanyandikira kuri WhatsApp ubanje guteranya 250 788359691. Yego. Twikomeza ikiganiro rero ubwo twamaje kwa twamenyesha abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Izo product ziba zihari ziba zifitwe na Layla. Dukomeze rero, so twari turi kuri Nyambo na Titi. Nyambo ejo bundi Titi aba araje aravuga ati ngo nagiye mu rukundo isanga ngeze mu rwego rwo gutera icyo ariko bwako mu ngo Nyambo byahuraga rwose kandi ikindi ariko nyendaza kukubwira impamvu ari ibintu byahuraga. Ntago byahuraga, ndakubwira impamvu zishobora ko ari ibintu byahuzaga. Oya nta byahuye, reka nyikubwira iya mbere tugiye mu buryo bw'ubushobozi cyangwa iki, ntago ari bo bantu ba mbere babanye ari abastari. None se reka nkubaza ko nuzarinda na Christian babana. Oya erega we ntabwo uri murabyumva, bariya bafashe umwanya wo kwiganaho sibyo, ariko Nyambo ntiyigizaho umwanya Titi wo kwigaho. Ndakubwira ko Nyambo yafashe Titi ku ngufu, yamufasha akiva gereza, Titi akiri mu bizunga by'igihunga. Ako buriya Titi urabona umuntu uvuye gereza wari waranigiye n'ihungabana ryayo, urabona yahita abazi ibintu giyemo ibyo ari. Buriya rero hari ikintu kijya kiba sibyo, hari ikintu kijya kiba nka kuno kera nk'iyo wajyaga gusaba umukobwa ko mukundana, ari nabyo ntekereza ko na Nyambo Titi na Titi bakoresheje. Hari ukuntu yakubwira umukobwa uti ndagukunda mbara umbere umukunzanyi, cyangwa ati reka twibere inshuti bisanzwe. Iyo mubaye inshuti bisanzwe tube twiganaho nzabitekerezaho. Ubwo urumva rero kuba Nyambo na Titi barabanje kuba aba besto, urumva ko bashobora kwa ubwo barabicisha mu besto birangira mu besto, byarangiye mu besto nyine. Hari ukuntu muanza mukiganaho bikarangira bati sha twigomere tuba aba besto, one nagashaka gutera ivi gati wapi rega n'Imana. Sibyo nkubwira se nyine Titi yipashije muremure. Ako ndebera ikizungereza nka Nyambo. Tujye tubwiza abantu kuri kugira ngo ubutaba batazajya bibeshya ku bintu. Ubu Titi arabona kuko yatunga Nyambo muri Kigali, nabanze yiyubake, abanze ashaka amafaranga, ashaka ibiceri, ubundi abone gutekereza ku bitomati nka Nyambo. Nukuri pe ubu ngabakunda bande imyaka Titi arimo rega niyo gushaka amafaranga, ntabwo ari yo gushaka urugo, ntabwo ari ko gushaka umugore. Ese Christian sinagwa rugiye kuri Christian ubwe n'iki ko adafite ayi wabo bamusigiye. Christian ngo arayafite none se Titi muri gereza yarayakoreraga. Titi ntayafite yakoreye ryari se ko yafunzwe ari umwana w'uturaho. Indirimbo se yinjiza amafaranga yo kuyatwara. N'umuhanzi nyine afite ibintu byinshi. Tishaka uturimo tw'amaboko kujya gukorera amafaranga uve muri aje. Nagiye numva ejo buri kanone nigeze numva ari kuvuga ngo imwe mu mirimo ngo nimba ari ngo wakora ngo ukazaba
ngo ntuzigere ukira mu buzima bwawe avugamo kubyina ahubwo na biriya bintu nagira bivemo imyaka babisigire b'abana nabahe ni kids babandi ba kids Sherry Silver hari abo kwa Sherry Silver n'abandi njya mbona mwita Moriox Kids biriya bintu nabirekere haba ari ntubona ko Benda yabivuyemo ni umu DJ nawe rero nashaka utundi turimo tw'amaboko nta muntu w'umugabo w'ubwanwa bungana kuriya wo kwirirwa atigisagira ngo muri kujugumira urajugumira nubwo inyambo yagize neza kukwanga ariko ibaze kubona simvuze ko bitatu urugo pe ari ibyinjiza ariko ntabwo turagera kuri level ihagije yuko uwari umwuga wakora ukawubakiraho urugo akakubaza ngo umugabo akora iki umubyinnyi nk'iburayi nk'iburayi birafasha kandi nabwo biba birimo abana batoya iyo utagize amahirwe yo kubibyaza umusaruro ngo uyakuremo ayawe hakiri kare ukarinda usaza ubwo utangiye gusaza nyine nta muntu nta kariyeri yawe batangiye kugira gute kwivanga nta kintu bikikumariye rero nawe turiya tuntu nadusigira abana bareba kuri Moriox Kids hanyuma we ashaka utundi tuntu akora tujyanye n'imyaka agezemo mu minsi yashize twumvishe inkuru ngo Nyambo yaterewe ivi Dubai iyo nkuru urayizi ku mucanga n'amavideo yagiye hanze ni inkuru yarebwe cyane nuko ngo Nyambo abantu benshi bakavuga bati nimba Nyambo yaraterewe ivi hanze y'igihugu ngo Nyambo yatendekaga Titi Brown kuko ngo yakundanaga nawe oya Nyambo mwe kumubeshyera yamutendetse ryari bigize bakundana kuko urumva yakundanaga nimba byari aba besto bimubuza gukundana nimba we na Titi bari aba besto ntago afite uburenganzira bwo gukundana akagira umusheri Titi n'amahirwe yagize kugira Nyambo nk'umu besto cyangwa n'amahirwe n'umwago n'amahirwe menshi cyangwa n'amahirwe make kuba yarabuze umukunzi akamubonamo ububesto yarahombye nyine yarabihombye cyane n'amahirwe make none se urabona ko uri umukobwa mwiza nka Nyambo ukamubura akaguca mu myanya y'intoki utabugendesheje yabubyazaga umusaruro ububesto ababesto buriya ngo haba bameze ngo nk'ababyara iyo murebye nayo ngo baranabyarana ibintu by'ububesto buriya ngo ababesto ni nabwo biba bishyushye cyane no kurusha abasheri ababesto buriya benshi nabo basenya ingo z'abantu uri umugore wawe cyangwa se umugabo nakubwira ngo uriya ni inshuti yanjye bisanzwe uzahita ushyiraho umupaka hakiri kare agitangira kukubwira ngo ubona yirirwa kururana n'umugore nimba ari umugabo wawe cyangwa se ni umugore wawe ariko ukabona ari umugabo runaka bakururana wabimubazaho ngo uriya muntu bimeze gute agatajya kukwibwirishwa ngo uriya ni inshuti yanjye bisanzwe shumi hita ushyiraho umupaka hakiri kare kubera yuko inshuti yawe bisanzwe arewe ku isi yose wararebye usanga inshuti yawe bisanzwe n'imwe gusa mukururana hita ushyiraho bariyeri hakiri kare ufunge n'urufunguzo urujugunye kuko bitabaye ibyo iriya nshuti yawe bisanzwe iranagusimbura ntabwo wabumvishe bamwe basubiranagamo ngo uyu ngo niwe uturisha undi yego narabumvishe ku buryo umugabo ataragifite ijambo mu rugo urumva besto ari we ufite ijambo ryo guturisha umugore urumva urwego biba biriho bari abantu ngo b'inshuti zabo ngo bisanzwe ngo baba besto ni babi cyane mubitondera so reka twigane ku musozo w'ikiganiro tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu ubwo ngubwo tuba turi kuganira n'ubundi twapdatinga abantu gakeya ibiganiro byacu ntabwo bitinda abantu bamaze kubimenyera ntabwo tuba dushaka kubarambira tugomba kubaganiriza ni update ndetse tukanabamamazamo gake tunabakoramo akazi baduhereza amafaranga ariko rero tutararengaho niko di hari abantu nzi hano Busanze iwacu mu ijuru rya Busanze kukirwa wowe kukirwa se ntabwo ubona ko turi kukirwa hano giye mita kukirwa urumva amahumbezi ari guturuka epfiriya mu ntuza epfo muri iriya vari ukumva amahumbezi ari guturukayo hari aparitoma rero dufite hano mu ijuru rya Busanza iyo uryamye mufite n'ibisazi birakira avuga ibisazi ndakubwiza ukuri niho hantu ho kuruhukira utakumva n'inyoni igira ngo
nta rusaku uhumeka umwuka wa natirere gusa utuje cyane. by'umwihariko rero babafitiye sauna hanze ku bantu muturutse hanze ushobora gukenera aparitoma ubamo ukwezi kose ibyo nabyo barabigukorera. abantu mushaka kuza ushaka gukenera kuruhuka isaha n'umuntu wawe ngo muganire barabigukorera. ushaka kuruhukira ijoro ryose amajoro 2 3 icyumweru by'umweru ufite uburenganzira rwose. umukiriya n'umwami n'isazi kwegere bayikubitira kuri bakira niho hantu nabonye serivisi nziza kuruta muri hoteli. na apartment zonyine bagira ni hoteli ariko ifite n'igice cya apartment. Yego. by'umwihariko rero bafite na sauna massage. bakobwa beza b'ibizungerezi agukozaho intoki ze ugahita ibinya byose biri mu mubiri bigushiramo. nimba uzi ko ufite amavunane na za rubaga impande zakunaniye. Yego. va ku giti dore ahantu bahita providers apartments. wahamagara kuri 07 nyemerera nshaka ino nimero nyivuge sibyo ya apartment ya providers apartment iri ahantu hose no kuri Google ibayo iri kuri Google bafite na link kugira ngo bitworohere neza yishake kuri Google nishake muri telefone yego reka nishake muri kuri Google babibone neza cyane. Yego. Providers apartment iherereye i Kanombe Busanza ku kirwa neza jye mita ku kirwa. Ni 0788 45 711 0788 nimba ushaka kuruhuka ahantu heza kurukira ahantu heza. Yego. Dore naha ngaha nta handi nuhagera nturuhuke rwose uzambwire tuzayagusubiza. bazagusubiza sha nuhagera nturuhuke ukarara uhagaze ngo wabuze uko uruhuka yawe bazagusubiza. hanyuma amavunane rwose abantu bajya kuri Google kugira ngo byorohe bajya kuri Google bandikamo providers apartment barabona amafoto meza cyane video na kimwe kirimo cyane. ndabona aho hari abafite ahantu ho gufatira akantu ko kunywa. Yego. akantu ko kunywa kabara akantu kakoroshye reka ndakubwira ngo umukiriya ni umwami. akantu ko kunywa bafite parti y'umushefu w'inzobere wabuzobereye nimbuzi kutajya ujya ahantu ngo ufate ikintu cyo kurya. aha ngaha ndahagutuye uzahagera urye neza unywe neza uryare neza bakukorere massage neza ujye muri sauna uruhuke mu mutwe uzahavuri brand ni ubundi haraho hano bagukora icyo bita detox. detoxification y'umubiri nimba hari imbaraga even negative forces zikurimo zirahunga. ushobora no kubukinga kuri website yabo providersapartment.com. providersapartment.com ukabukinga ariko ugasiguna ko ukoze late ukaratinga ziriya nyenyeri kugira ngo n'ubutaha uzagaruke n'abandi babonereho kubona iyo ntuza. ndahagutuye rero aho hantu nyaboneka nimuze akenshi mbanana hari banana hari mwabantu mwe dore nimba abantu mwambuza hari abantu bajya bambwira bariko sharayira ngo twazahuye. Yego. aho bazakubona ni muri providers apartment naho ngaho no tuba turi ni Busanza. Unanye ndi kuri Google neza cyane kukirwa uyandikemo providers apartment uraza kwamenya. So reka mushimira wakoze cyane nawe.